Gasana nyine umwana wanjye bitarenze ibyo najya kubareka iki se bitarenze iki uri mu biki ariko mwaraje murambindikiranya ngo mufata amafaranga nyine ngo nuko nejo nyine umwana wanjye Gasana ko nako twumva ndabareka kuko umenye neza ko namaze kumenya n'umuntu wamuhaye none bapimisha DNA bagasanga umwana ari wanjye nzare ko diplome bazayica umwana wanjye yaje mukeneye ariko ubuzima nibwatumye dukomezanya umwana wanjye ni karibu Kasho kateye ibiti Masute kuje se wambaye utyo na byagenze bite ayiwe burya nje nambaye gutya ubuse nta muntu mbonye ariko neze moto mva byagenze ese uje gupima ndi ntabwo se humura umbwire ko mbona uhangayitse urimo ku ibyo twakoze biratugarutse pe ibyo twakoze biratugarutse rwa mugabo uwuhe se nyine tuza Katere tuza ariko si byo twakoranye ntabwo byibuka isi wa mwana uri kumva araje arambwira ngo amafaranga ntayagikeneye ngo dore yashigaje ntayayanjugunye imbere arambwira ngo agiye kuturega ngo n'umuntu yahaye ngo nahaye umwana we ngaramuzi mbwira ukuntu byagenze yabimenya ate kunzi ko byari banga ryanjye nawe arashakuje ngaramfungisha ubu koko tuza gajo tuza bagiye kumfunga koko Katere calm down peace calm down wowe tuza shyira umutima hamwe wihangayika ariko se koko umuntu atumutwe kugera haza yambaye n'ibiyenda mu kazi n'iki byose arashakuje cyane nanjye numva binteye ubwoba kandi kuko birakomeye ngahibaze reba ninjye ukora njyenyine muri famille cyokora umuye muri mudu hari umuntu narindi mvugana nawe winjiye mitamukupa kuko nzi ko nge nawe hari amabanga dufitanye nese sibyo ninjye ukora njyenyine muri famille nta wundi muntu bareba akazi kanjye karahagarara baramfunga ndajya muri gereza ibi bintu urabona bikunda gute ndabigenza Katere no mpamvu nanjye ntahangayitse wowe tuza warantanze se none kuki udahangayitse nyine tuza nkubwire suriya mugabo uvuga ibyo ngiye kubikemura we byihorere ngiye kubikemura ndabitunganya neza mbese uriya mwanda ndawukuraho urabikemura gute iyo ufite umwanda ku mubiri ubizi neza ko usa nabi ntukaraba humura ngiye kugukarabya tuza shyira hamwe umutima mbese kiriya kibazo kindekere we humura we tuza genda rwose ukomeze akazi kawe umureke nanagaruka kugutesha umutima umureke isaha n'isaha umva nkubwiye ko ikibazo nagikemuye ariko ahubwo bireke umbwira amakuru y'akazi nakagashima naguhaye uko byagenze we tuza gajo urabikemura koko ariko se njye hari ikintu kigeze kinanira njye nta kintu cyananiye kandi niyo nshatse gukora icyiza ntabwo cyane nakugikora niyo nshaka gukora ikibi nta cyananira rero tuzashyira hamwe umutima ibaze nk'uwakubonye umuganga uzi ko we wanifatisha reka yewe tu kuramo reka mbishyire hano mu mufuka ubishyireho kuramo basi uve hano usohotse bagiye ngo ni n'agapira k'imbeho kuramo yego Jesus ariko uzi ko uri umuganga cyane ntabyo reka mfite ubwoba pe mva ntabwo ntuje humura ikibazo ngiye kugikemura mbese ngiye kugikemura we tuza nta kibazo kudakuramo se ngo ufate mu ntoki basi none se reka kuramo ahari wa mungane
ariko se vuga neza pana uzi ko ushaka kwifatisha oya yafatira hano kugira ngo n'umuntu umuhuye utyo yajya haryo bonaje meze gutya yewe gajo ntabwo biba byoroshye ko mbona gukora nawe dira ari akantu gatoya niba kabaye ukagira ubwoba ubwo se uriya mugabo gajo uriya mugabo n'umusazi uriya mugabo n'umusazi ntacyo afite cyo guhomba niyo mpamvu rero nanjye binteye ubwoba genda nta kibazo ndabyitaho gajo ubikurikirane n'ukuri oya genda ntari ese ubundi waretse tugashaka n'icyo kunywa oya reka ngende urumva nsohotse niruka reka ngende nsubire mu kazi sawa urakoze gajo nkubaze nakubaza muraho neza kumengo agize ubwoba abantu b'imodoka rega kubera ko tuba turazitunga turabatinya we nitwa Ngoga yego aye yitwa Gasana n'abayoboza se ahangana muri kati zikaritse ingeri zanyu ndayoboye rwose ndi umunyesibo hano usanzwe watuye se ndashaka kubaza umuntu witwa Nshimiye yahoze akora kuri ntuze ya muri migrasiyo yego noneho n'ifoto ye ndayifite ngiyi reba ahangaha ndakeneye byihutirwa kubera ko hari amakosa buriya nakoze nshaka gukosora kandi ndabizi neza ko ayo makosa uzabona ko nayakosoye. none se sheri
yakubutwi Thank you Jesus. Mwazishoje. Twazisoje. Byarangiye. kandi umuntu mukuru ntabwo nakucanza kuvuga ngo muze boss ari hano ngo biki nibiki. Nawe yanze kuvuga amarenga. Kandi urazikunze. Imbuga twayikuye mu nzira. Imana ishimwe. Uramunyago yarimo tuzengereza. Byarangiye. Ubu ngubu ku isi yavuyeho. Umuntu ntabwo uzongera kumubona. Imana ishimwe. Ikubona ikuze neza. Ntabwo aririmo. Nta kibazo gihari. Ahubwo se ya gahunda yuko tuzatwara imitungo y'umuntu akamubana bimeze gute? Sinakubwiye ko ndimo kubikoraho. Wowe ngoga gendesha ibintu gake. Ndimo ndabikoraho. Ubu niyo tapi tugiye gukurikizaho. Uriya mugabo yaraduhangayikishije, sibyo? Ubu niyo tapi igiye gukurikiraho rero. Ngiye gushaka ibishoboka byose. Ngiye gukora iyo bwabaga. Okay. Nanjye nkore icyo gushimisha. Ko mbizi neza ko ari cyo ushaka. Yego. Genda. Sawa. Mani yankunda koko. Mana we. Usiku ndahamagara kwa Mana. Hamagara. Allô? Allô? Oui. Bateri umaze. Ese neza bimeze bite? Bimeze bite mbwira? Kuno mufite igihunga cyinshi. Ikibazo wagikemuye? Umva humura shyira hamwe umutima. Nakoze yo bwabagwa ntacyo ntakoze. Nizere ko ibintu wabikoze neza kuko twese bidufitiye inyungu urabizi. Umva shyira hamwe umutima rwose. Rero nayirangije uriya mugabo ntabwo azongera kukubangamira ukundi. Reka ntacyo ntagukorera. Icyo nicyo nkukundira, uri umunyabwenge. Ereka kuva na kera narabibonaga ko uri umunyabwenge. Niyo mpamvu navuze nti nzakora uko nshoboye ku bwawe. Umara rwose shyira hamwe umutima. Mbese wicara utekane ucuze, ubu nta yindi ngaruka nta. Mucecekesheje humura. Uwo mugabo mucecekeshe, umufungisha umunwa. Icyo bisaba cyose ugikora. Humura nabikemuye. Urakoze cyane. Sawa. Imana iguhe umugisha. Yes. Okay. Mana urakoze. Kanjira kwandika. En ce moment, veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. Le numéro composé n'est pas visible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. N'est pas accessible en ce moment. Veuillez
rappeler ultérieurement. Le téléphone number you dialed. ese uyu mugabo yabaye iki koko? Uyu mugabo ndamuhamagara ntiyitabe koko. Uyu mugabo koko bari hehe mana yanjye koko? Kandi undi mpamagara basi. Rero ko hari icyo bimarira. Allô? Dorose wiriwe. Wiriwe neza. Umeze gute? Yewe ntako ndi kwa muganga nagiye kubyara. Kandi guhamagara umugabo wanjye. Guhamagara umugabo wanjye ntago telefone yiriho. Ntukabyara we ndakwinginze. Waje tukaba turi kumwe kwa muganga akomeze nabi. Yo, ubu se ko hari umukire nagiye kumesera kuko nabonye akaraka kandi ndabona nahagira nyuma y'amasaha arindwi. Dorose wambabariye basi nibuzi ko twigeze tuba inshuti ukangeraho ukabyara. Ahubwo reka kuko umukire atanyirukana. Ndabyara ndi jyenyine kuko Dorose. Oya, sawa.